Urumva nirahira Kagame wampaye amariza zibyuze. Ese burya ni sobuja. Ndatabuja. Ndatabuja. Yampaye nyamuberwa turi mazi. Yampaye nyamuberwa turi mazi. Ampeta amariza y'inka nasubiye. Ubu nishuti guhinkanyu mikagoheta. Imwe ni muri umuna wundi. Inka ziturera abana. Yego. Inka n'urukundo, inka zivura stress. Burya umwana wanyweye amata. Yego. Agira impuhwe. Umwana wanyweye amata agira impuhwe. Uko ukunda nyoko wakubyaye wakonkeje ibere. Ndayicokeje. Kunama TV. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro byacu bya Inama TV. Uyu munsi twabatumiye none umutumirwa umusizi Rugemintwaza, ni umuntu usobanukiwe cyane ibigendanye n'inka n'ikinyarwanda. Rero twifuje ko uyu munsi dusobanukirwa indangagaciro dushobora gukura mu korora inka, mu kubana n'inka. Reka tumwemerere yivuge. Ndagira ngo gushimire. Yewe nitwa Rugemintwaza Inosa, waruzubukira, warwangoga, wabatsinda, wabagorozi, baringuye neza, wankoreye gute Samuramba. Ubwo jewe ndi umusizi mukuri kwabagorozi. Icyo gisekuru cyacu dufashe dusobanukirwe isano y'inka n'abantu abanyarwanda. Murebe ukuntu iri gukunda se. Yego. Urabona burya inka ni muri umuna wacu. Yego. Inka burya zigira byinshi byiza. Inka ziturera abana, inka zikadukorerera abahungu, inka zikaduhembera ababyeyi. Tukanazikosha abakobwa. Ariko wamugana. Tukazikosha abakobwa burya, kandi burya n'inshuti. Burya inshuti guhinka ukayirahira kandi ukaba ari umuvandimwe mu muryango. Yego. Niyo mpamvu rero ubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yego yazanye inka mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda bose batunge inka kandi banywe amata. Araboroza. Araboroza. Kandi iyo muhaye inka nawe akayihundi burya urukundo baba barwubatse. Inka rero twitiranwa nazo, inka zikadutunga, tukazitunga. Inka ni muri umuna wacu burya. Hari umunsi nigeze kukumva urimo uvuga inkomoko yayo. Aha sinibuka neza, niba bishoboka watwibutsa ukuntu inka zaje gukundana n'abanyarwanda, zaje kubana n'abanyarwanda. Inka zaje kubana n'abanyarwanda kubera yari inyamaswa yari mu ishyamba. Yego. Ariko Nyirarucyaba agiye kuzana inka mu Rwanda. Nyirarucyaba. Ku ngoma ya Gihanga. Nyirarucyaba. Aha. Ingoma ya Gihanga yagiye mu ishyamba yagiranye amahane na muramukazi we. Hanyuma mu kuzamo inda arahunga kugira ngo umusaza batamwica. Ariko ageze mu ishyamba abona ikintu cy'igikoko kikamira hasi. Yego. Aragenda aravuga atari ko tuntu watega tukanywa tukumva uko bimeze. Yagiye aratega umvamo yumva biraryoshye. Bamugwa byarano bakajya bashyiramo bakajya batega yanka. Bari bayita igikoko ubwo ari tarabinka. Izina ari kwitwa inka yargiswe n'abantu. Yego. Ubwo yaragenda baranywa banywa amata. Bumva biraryoshye bukiye bamubwira ko musaza we yarwaye. Avuga ati naho nahemukiye musaza wanjye nkabona nakubise muri mukazi wanjye. Agakuramo inda. Ari we Gafomo. Yaramufomuje. Yego. Yitwaga Gafomo rero uwo mugabo. Hanyuma ati musaza wanjye ntabwo yapfa ntamubonye. Afata urwabya ashyiramo ya mata aramushyira ashyiramo umukenke arapfuka. Ati gotomera yarwaye amacinya. Yego. Ati gotomera aragotomera. Yumva ati ibintu babikuye he? Ndati ni igikoko umugabo wanjye afite mu ishyamba. Ngira mugura azakinzani. Abwiye umugabo ati ni nkijyana bazakintwara. Ariko umwami arakimutuma byanze bikoma. Yego. Aragenda arakiza. Ayizanye rero umwami arayikunda. Abanyarwanda batangira kunywa amata gutyo. Wajyaga ibwami bamuhaga inzoga cyangwa bakamuha amata. Umushyitsi muhire burya umuzimanira amata.
yego ukamuzimanira inzoga iyo zimano ry'abanyarwanda. none se iyo nka yageze mu bantu bwa mbere iyo nka yaragiye rero ni inka zaturutse inka ziraza ibinkuku yitwa inkuku yego inkuku bukeye barayibangurira ibyara inka zitwa ibigarama ibigarama barabibangurira ku mfizi ibyara inkera kibumbiro inkera kibumbiro zibyara imirizo y'ingegene imirizo y'ingegene ibyara inyambo. urumva ubu ngubu dusigaye tworora inka dushaka inka z'umukamo nazo zigenda zituruka ku nyarwanda ariko zikazagera kuri Jersey na Sahiwari zikagera ku nzungu ku nka z'amata. Inyana bayibonye inyana muri 75 ntabwo ari inzungu yuzuye harimo inyarwanda 25 bo ni 70 igeze kuri 75 uvuga ngo nyiteje intanga z'ubwoko nshaka bw'inka y'inzungu ifite uburenganzira bwo kwibyara ishobora kugeza ku ijana inka rero mu muco w'abanyarwanda inshuti ukunda cyane iguha inka cyangwa ikaguha umwana w'umukobwa. iyo rero tuya gusaba abageni tujyana inka kandi tugiye gusaba abageni inka umuntu aguha inka yo inshuti kubaye kubanze hanyuma ukamwirahira rero wagira mu mfuru ukamwirahira. hari ukuntu abanyarwanda bane ntabwo urumva nirahira Kagame wampaye amariza zibyuze ese burya ni sobuja ndatabuje databuja umva tugize amahirwe yo kuganira rero yampaye nyamuberwa turi mazi yampaye nyamuberwa turi mazi ampeta amariza y'inka nasubye ubu ni inshuti guha inka nyuma ikaguheta babyita kuguko wamaze kumukorera ikivugo kuguheta nari navuze amazina y'inka we ntawe uvuga amazina y'inka ibwami ngo taye batamuhaye ariko nibyo n'umuco w'abanyarwanda umwisi yahabwa n'inka n'ubundi na kera uvuze ibyo mpita nibuka ariko rero nankunda kuko umuntu awakunda yego nshuti ko bayikubanze neza. abanyarwanda bajya bizihirwa iyo bari kumwe n'inka bakazita amazina cyangwa bakayivugira amahamba wadufasha gutandukanya amazina y'inka n'amahamba. Amahamba burya icyo twita amahamba n'inka zitashye kugira ngo babimenye bazicane. Noneho icyo twita amajuri ariyo imyoma ziba zimaze kunywa zikutse ziriho zigana amataha zitaramiye ikibumbiro bavuga kutarama bavuga aho rero niho baririmba bavuga bati amarebe zirabyaye kandi amaraba zironsa zose mwiza wakebye ingondi ngajya utigeze bungongorore nkuririmba wino tungoraguza inyuma kandi tumari nk'agahinda mwana wa data kandi usibuwe burya habyaye rujyama nduru na runyagira nduru n'amanywa yurira induru kandi ngabira zihemba ugira uti shororo nanka ndasuga na nyarusange ingamba n'ingaje erega inka zaraharaye gira uti turi mutwamanama mutwangira nangire ntiwabo banyaguhurwa n'izaye bemwe bashumba nimukame kare mwese maze twahura inkuka z'amugo erega na Nyabarongo turebaho rugondi ryari ingerenge kandi amariba ni menshi ngwino dushora amariba ni menshi kandi inka zirashaka amazi mwana wa data kandi mwana wa mama burya ngorore nkuririmbe mpamagaza inyamibwa kandi zirimo na mugabo unyura abandi kandi uraho rwego uraho nawe rutinywa bato barata uraho nawe nyamusanga imfura zisanga ngwino tugorogoza imyoma iyo ni imyoma y'inka yo zihindura nawe tugiye mu muhamba zigeze mu marembo tugira ngo inka zitahe abashumba bashiki bacu bamenye ko inka zije bazicanire yego bazugururira ayo nama abwo noneho rero byitwa amahamba rero
amahamba rero ni amazina ya nk'uburirimba za zindi wiri uragiye yego uzitaka ukuntu zikunezeza yazirimo inyamibwa izirusha urugo ririmbana ku rugendo zirimo inyamibwa izirusha urugo ririmbana ku rugendo zirashana urundi ririmbana shyamba urundi n'urwo babyeyi w'amazi we ngwino utera igicuba we maze ukura igitazi mw'iriba ngwino ushoze rugamba na rugaza shyamba erega nyina w'imfizi nayo iri mw'iriba iranyi ibiri bisongo nyibiri bizi mw'iriba izo nizabihembe nizabiheko zamabera ngana ingoma zirakagwira ziri mw'indangamirwa y'abaganwa we abaganda zirakukanya amagana abagabo barivuganira ibigwi n'umubera birori niki musigwa mwiza zirimo n'umuzezwa ruhimbi mwangange wa ndarubogoye kandi u Rwanda rwa Gasabo zazurebe zirimo indende iratema isi zigahanagura ijuru erega burya baragiye ijana ntibaryija icyamena we icyamenda kikanjyana wampa intwari natwaza ishyamba wampa ikibunda nazibindira umugunda erega zirimo indibo rihinda ibigarama nabyo ibiraro birahinda amagana amata aravumera inyanja ibihongore by'inyana birakagwira burya kubangurira biruta kwicara gusa gutereka imfizi bitera ubugabo wanga uwabo ahubwo ndamugaya erega ukunda uwabo ndamugana burya naho wanga u Rwanda zibonera zirimo intwari erega ni nyinshi mu Rwanda zirimo intwari bigugura zirimo nabyo n'umuyonga yarayishinze urwara u Rwanda rwazibera urwango ruke mu nda ngwino twigendere intwari twigendere bugenzi kwa Nyamugabe inkuba Rwamaga uzahasanga abakobwa be zabarakoma impuzu bakambara inyonga iyo bakubita agatozo ba nyina bagakubita agatwenge iyo basasira imbyeyi impoga zizikarambya burya uzahasanga umutima ukesha Imana kandi imanzi zihinduye ibigarama rubibi erega burya nawe ahubwo ubereye ibirori zirimo iya FPR intahanashyaka zirimo iya FPR intahanashyaka ruti baguhariye ishema inshongore baragushaka zirimo n'iya Kagame we indibo rihindi ibigarama zirimo indende itema isi zigahanagura ijuru zirimo iya Kagame rudahumbira induru Rwanda irimo induha y'urwaga iba mu bambara ngo yarugwa ruhindi ngoga n'ingaji ingabo turazigira untahiriza umujyanama erega n'inka ya namba zirimo umugenda rihumbye erega iyo bwije burya rirahundagara yarayikwageje inkoko hasi inkoko ziranaga erega burya mu nka nkunda amagaju kandi mu mfizi nkunda rusengo burya mu bakobwa nkunda muziranenge naho mu bahungu nkunda muzira kugisha cyane iri nka mugeni ntamugenga burya murabazi ziranenge ayo ni amahamba rero cyuri hanyuma ubwo rero kugira ngo mbikwereke neza noneho iyo bahamagaje inka inshutso inshutso y'inka ubwo bayicutse ubwo tubwo zarayicukije ubwo zayitaga inyamibwa mbere mugabo w'ijyamo aho batinya dore inkuba zishinze imyato y'ingoma niya rutebeza mbuga ikaburwampa bukimpagaza mihigo ya muzima to maze dore ntiyumva ngo ituze ndirikirwa yatashya mu rwaga dore urwabo rwasanganiye impeta kandi impundu zakwiriye mu gihugu maze bavuga ko haje umuhozi maze zirayakaza ntiyaganda zirimoriza na Nyahiko ubwo n'ingeri zitaramariwe n'ingeri zataramanye na rugoma n'ingabo zahamije ibirinde bateraga ryiyakire muri mu ngabo dore wari uburamanywa niwo uheruka ku rugamba rw'abakwiye zikaba nk'imenera abahizi y'impingana shabuja w'impanzi rwema nayizi bamwitagira impumbu burya ntikaruruka ngo bimire ntiragenda mu ngabo z'umuhure burya nta wirongo ahumbye ingohe dore n'ubu ingongo yabuze aho yajorwa batiri muhamagaze imfura y'ikinani itangwane nk'ikirego
nayo ni umurenzi batijana nibwo yaje guhashya abanyamahanga isazi za Mutara ziyihimbaye maze ntiyegerura imihigo maze imiheti irahama bati nimutuze muhumura abana bahungiwe n'igikaka bahamagaza inka zimuramba umwimira ntiyazikerereza zikabuza impinga yatsinda barozi n'isonga y'ingabo nziza barazirangamira igishari impundu zivugira Karambo na Muhazi bati nimutuze muhumure Muhazi muyiharire imvubu inyambo zibahaza umuhondo dore zifite amaso aharamba isuku n'amahembe aharamba ijuru n'amariza y'inyambo zikebutse nyirazo rwogera n'ikambo y'ambaringa n'ishyari byirukanye ubwiza burya n'ijana ritashye buhoro n'inyama bw'idakumirwa n'urwamo maze inyambo bazongera umuhanaguro Kagame azihozaho urugwiro muri Nyaruguru baririmbye indabukiramihigo mu Mutara baririmba inkusi y'imihigo bati muhamagaze Rutayobera nazambaye inki dore urwamo irindi yashyanaga zakubye umwungeri w'ikinimba baheze mu mihana y'iki maze bakebuka rwema maze basigara bayiririmba mu mihigo kare ndahamagaza inka y'amagigi umugabo w'ijyamo bateye nayo ntibangira iminega y'indekwe burya ahubwo ihora ishinze ibigwi by'indabo ndayicukeje nitwa inkubito y'abatarusenga tabari nko Yesu ubu bitarutoneje intwari byamye ku rugamba rw'umugwa burya ndisonga ntabwo ndigi sidivaga n'imihisi imihigo yakomeye abahungu bagitamo ndigituza cy'umuntu ndipfufu ry'imfizi ndakagabo burya ntabwo ndiroje nejo nukuniriwe turavugira amajiba kinda birindi y'injembe nini yabiharirwa kurinda ndibikingira nk'umutumbi burya inkinzo nayisize inyuma karasanye ka Rusengo ndasa nisi n'umuheto wanjye ruzi reka ndekera aho ngaho kuyavuga so kuyamara urakagira Kagame no kiri hanaba uraho neza nakwishimiye cyane urakoze cyane nakwishimiye hari ikindi warenzaho kuri iki kiganiro nabamwe amata rwose ndamwe amata ndi imfura rwose bazarandeze wondi we namata yigendera namata yigendera hanyuma rero hari akabazo nibajije n'abantu bashobora kwibaza wumvise amahamba y'inka n'amazina biratandukanye hari ukuntu bambwira guti abanyarwanda n'inka babaye umwe ni murumuna wundi inka ziturera abana yego inka ni urukundo inka zivura stress yego ubundi umugabo ufite inka atunze inka yego none se ntabwo akiyarwaza yego kandi afite inka aba imfura akamira umubyeyi wabyaye agakamira umwana wavutse amavuta yazo tukayisiga ugacya rwose amata yazo tukayanywa tugahemba ababyeyi tugahemba abana tugahemba abantu inka ni murumuna w'umuntu burya n'amazina yazo turitirana uzi ko ari byo hari abantu bitwa ba Rusine n'inka y'Urusine kandi mu Kinyarwanda kera baramukanya nakubwiraga ati gira inka n'abana akakwifuriza gutunga gira amashyo utamashyongore abakwifuriza nawe umugore uzacanirizaho akazikamira baramukanyaga muri ayo mazina y'inka n'ubundi niyo mpamvu rero inka n'umunyarwanda inka n'umuntu ntiwabitandukanye oya ntabwo bitandukanye ngo bikunde hari nk'imigenzo cyangwa imyitwarire abanyarwanda bagira ukabona ifitanye isano n'inka baranakundana nabo kuko nabonye ukuntu utaraka wizihiwe cyane none se ko nyihamagara ikitaba yego ariko hari ukuntu hari ukuntu wategaga nkayo nyine ugomba kuvuga inka bateza amoko nkayo hanyuma iyo ucyuye inka uririmba ufashe inkoni gusa iyo uzishoboye uba ufashe inkoni gusa biba bitandukanye watwereka uburyo bigiye hari uburyo umuntu ahagarara ariko iyo ushoye inka aragiye ukomye rwamuti ubwo umeze gutya waba ucyuye ubushoye inkoni yifata gutya nshoye iyo ucyuye kandi mbafashe gutya ntayo nshaka gukubita bigaragaza ko ndashaka kuyikubita niba ngize gutya mba ncyuye nzirongoye ubwo mbafashe inkoni gutya niba ngiye kuyivuga amazina nanjye ngenda nkayo ntega nkayo nkarambura amaboko nkayo ngatega nkazo nk'inyambo mazina nkayaturutse bwami ku nyambo kuno kuntu aborozi abantu b'imfura bafata inkoni rwose hari ukuntu nabibonye nawe nanjye ngira ngo ndi kubijyamo neza wishingikirije agakoni bisobanuye iki bisobanuye ni inkingi uba witeye inkingi wumve ko ukomeye rwose abantu babimenye yuko kandi ufashe gutya iyo warwanaga n'intare cyangwa intare izijemo cyangwa ingwe izijemo ntuyereke inkoni ubu yifashe gutya ugacyamu ugahita uyikubita uyikubita urubavu
hano ibi hano umuntu uze mu rubavu rwayo inkoni ntuyereka uyiyeretse iba yayibonye ariko yifatira inyuma ubundi iyo uhagaze gutya burya uri umurwanyi nicyo bisobanuye inkoni bayita imbunda burya iri kwita bundanye ubugome. Mu gusoza ikiganiro cyiza twagiranye abanyarwanda urebye icyerekezo igihugu gifite nuko abanyarwanda bose borora inka bakaba borozi bakagira bagakama bagasa neza, ariko abanyarwanda bose ntago bazi imigenzo n'ibimiziririzo igendanye n'inka. Hariho umugenzo n'umuziririzo umwe w'abanyarwanda bose bakawuzirikana kuko bose n'ubundi icyerekezo ruko bazatunga. Tugomba gutunga, yego, impamvu tugomba gutunga inka aricyo n'igihugu kitwifuriza, aricyo mpamvu na perezida nyakubahwa perezida wa repubulika yifuza ko umunyarwanda wese yatunga inka. Inka ni urukundo, yego, inka ni urukundo mu bantu, inka ni urukundo mu bantu kuko uwayiguhaye uramwirahira, yego, abana bawe bakamenya ko ari umuvandimwe, abana be bakamenya waza kumwitura, mugashimangira rwa rukundo. Inka rero turifuza ko twatunga, ndetse buriya turifuza ko inyambo zagaruka byibura buri karere buri karere kuzageza no mu murenge hakaba inka z'inyambo, hakaba hari ishyo ryazo, abana bakareba inka, abana bakanywa amata. Inka ni umutako, inka ni umutako muri twebwe nk'abanyarwanda. Nizo zatureze, nizo zatwigishije, tuzikuraho indirimbo dutaramana, tukazikuraho ibyishimo tugendana, tukazikuraho inshuti, tukazikuraho abageni, tukazikuraho amavuta yo kwisiga, tukazikuraho amata yo kunywa. Inka zifite akamaro cyane gakomeye cyane, gakomeye. Abanyarwanda rero rwose ku nka nicyo kintu zivura stress. Hari igihe uba wumva utameze neza inka zikakuvura stress. Burya inka zigisha imibare, umwana atagiye mu ishuri, yego, burya inka zikwigisha imibare kuko iyo wahuye umenya inka wahuye umubare wazo, yego, ukabara. Hanyuma iyo zibyaye umenya iyongeremo ukavuga niba zari 10 tizoye 11, yego, urumva ko ari ishuri. Zigisha ubwenge. Iyo hapfuye mwimwe umenya imibare yuko yizisigaye. Uburyo zivura stress waduha nk'urugero? Kuvura stress y'izirimo kabiri ibintu byose, ukwera urizihirwa ukibagirwa ibibazo wari ukazireba uko zirisha, ukazireba uko zimeze. Ikindi kandi burya umwana wanyweye amata, yego, agira impuhwe. Umwana wanyweye amata agira impuhwe, uko ukunda nyoko wakubyaye wakonkeje ibere, bakunda so wakubyaye. Ni inka wanywereye amata urayikunda cyane kuko nayo bari umubyeyi wawe. Ya amata buriya zihemba ababyeyi, zihemba ababyeyi. Mu buzima bwacu bw'abanyarwanda ziduha. Iyo woneshereje umuntu inka ikagucika ikona cyangwa ikamena urugo ikajya kona, ubyuka usaba imbabazi. Urumva niba ujya gusaba imbabazi umuntu, mbabarira sigewe inka yamenye urugo cyangwa umushumba yarangaye, ugapfukama. Zigisha biranoza rwa mubano w'abaturage, zigisha no guca bugufi, zigisha guca bugufi, gusaba imbabazi. Ukabyiruka muri zanka uzi ko niba ukoshereje umuntu umusaba imbabazi, ukabuzi yuko umwana wawe niba yarwanye n'ubundi ujya gusaba imbabazi. Iyo rero usabye imbabazi n'abawundi akakugirira imbabazi, narwo ni rwa rukundo. Ntabwo wahana umuntu waguhaye imbabazi, nawe uravuga ati ndakugiriye imbabazi nanjye ngirira imbabazi. Mugahorana rwa rukundo rero rwo kutagirana inzika, rwo kutagirana inzigo. Ntabwo zifite ibintu byinshi tugera tuzikura. Murakoze cyane rero mwe mwakurikiye ikiganiro cyacu, twari turimo tuganira n'umusizi. Ikiganiro cyacu naho gutahana none yarabitwemereye azajya dusangiza umuco, dukuramo indangagaciro ziduhuza n'umuco wacu. Arakoze cyane rero, reka tumwemerere yivuge anadusoreza ikiganiro, ubundi nakagaruka. Kiruye abasizi urayizi? Oya. Kiruye abasizi rero ni kiruye abasizi, turabasizi niyo nganzo yacu. Kandi nabo mwabyumviye rwose uburyo avuga amazina y'inka, urabyumvamo ko rwose si ibintu ahatiriza bimurimo. Ubu rero wageza heza umutima nk'Imana, wageze mu rugo rugwije imbaga, rugwije n'ingoma. N'Imana izatsinda, muzatsindira ingoma muziraga izindi. Ngushimire rero nawe uragatunga ubyaye. Murakoze cyane. Uragatunga ubyaye ukamirwe nabo ubyiruye,
maze baziha ibyansi zigukamirwa urusizi ibyo kurana byose byasibanye. Murakoze Reka cyane. mu igisigo cyitwa ubukombe bw'igihugu cyacu rero. Ubukombe cyasizwe na bagorozi sogokuru wacu. Yego. Nyakayonga ka Musare mukuru we yasize igisigo cyitwa kwibyara ko bitera ababyeyi neza. Kwibyara gutera ababyeyi neza. Yego. Ujye cyumva? Ni igisigo banza nta muntu waciye mu ishuri utagifite amakuru. Kwibyara bitera ababyeyi neza batambira biyi neza bahugura rero b'igihugu. None burya ikizima n'ubukubyara gahereye udaheranywe. Ubuhozeho wacitse agapfa butsisima nusize imfubyi umuryango urayirera. None kubyara niko twimirije imbere ryagira mpeke rya nkumburwa aho na nkirangi ingesero yivuze nsoro. None dore umugabo uhanuye ga rero muniganangana kurasana aho n'undi uzica nyirabiyuru mu mirwa. Burya nawe ndamira ugaragare tuguhe kariro kari hafi gasetse impinga yashyanda doroho yashinze umunyaga hitwa Gasabo. Burya kabobizi ntiyayitinyiga rero ntiyayiruye. None dore ubu n'ubukombe buteretswe niyeze butaramye umutuzo batahana imbusane ya bitiro tukagibwanga kuganya. None urumve mikore wazihumurije rero ho wagirije. Turabanzi nkayabwirijwe na rubwa tweretse ubugabo. Burya kuragira imfizi itaneshwa bitera ubwo buzu baragira binkidahumbira muhanga mbuga zugabije ishyaka rya bucanje. Dore ngabo yabicu bizicaniye rero ngira kubita ikama ijya gusenyagura izo ntaha kibira. Burya ivungiye ku mukinda ngo itabangika nahishize urubangwe habanguje ubugabo. Burya igaruye amashyi yose rero ngo itamugaye aho bugondo bwahiguye inzigo yabwiruka mbaho. None mudahuna yatugwaburuye vuba mu mpinga y'agacurabwenge yaraduhumurije aduhaza ibihumbi. Atsinda amatwa n'amacumu y'abanzi muhire wa mwera mbuga Imana izatubera inyundu. Burya yarasananga n'icyo ariko rukabuza rwa rukora ntambara na rugonda muheto. Burya na rwabunga ko wamwitegereje areshya ate. Burya urugero ni imibambwe rero mu kurasana kirasana toye umuheto areshya na yuhi. Burya ukoramo n'abari kumbizi yarubabo rubogo zafoye bakawugongaho. Umenya ko nta ufora intati mu ntonde za nyirantegura umubisha yavutse Rwanda twamuhaye ingona. Nawe cyamatari yatabaye ntitubune ndora za kubumba u Rwanda twaboneka he. Erega ni mumuha impundu mwese basa musanga gwe kukera nyege nta giturya ubu dutahanye isuku. None murakishyuka mwishime maze twishyukane tugwabiza amacumu y'abanzi ngoma zihawe imirishyo. Naby'ibihugu yabihinduye kimwe gisa. Burya amarorerwa ni bubyihariye mu kera nibwo yasigara umugenda rugenda ukarwara ugaba nkwakuzi. Burya ntabugenda ukanamakuka rukoro rwa nkoze umuheto. Burya agira nyina w'inganji rero akagira na se w'ingoga aho wagira ubutwaro urabaze rwasa burega. None murakishyuka ariko mwishime tugwabiza amacumu y'abanzi ngoma zihawe imirishyo. Murakagira Kagame n'u Rwanda muragahora n'ibyo. Murakoze cyane. Murakoze rero naho butaha mwabibonye ko twataramanye n'imfura. Namwe mu byige no umuco wacu nk'abanyarwanda dukwiye kubaho dufite indangagaciro kandi indangagaciro nyine tuzikura kuba tubanjirije abaturusha imyaka baba banaturusha amakuru n'amateka. Ntimwibagirwe gukora subscribe urimo mutarayikora. Ntimwibagirwe kandi gushyiraho ibitekerezo byanyu muri comment. Niba mukunda ibiganiro byacu ntimukanibagirwe gukanda like kugira ngo tubone ko ibiganiro koko bibageraho bikabanyura. Murakoze cyane nakagaruka.